Hey guys, tudatinze cyane bafitiye amakuru, ariko ayo makuru nanze kurara nayababwiye, mbonye byaba byiza ndaye mbibabwiye. Uri kumva kare nahoze numva ku bintu bya Regis na Miki, nanga kubivugaho asifiwe. Uri kumva Regis twamenyanye ndi muri depression niko nabivuga. Iyo umusore twabyaranye Nyambara bizi nawe yaza akabisubiramo hano. Yego. Ngiye kira ndamubwira ngo ngewe ndababaye, Regis kumbwira ngo ninjye wafungishije mama Godfather. Buri wese aba afite stories ze z'ubuzima, sibyo? Kuba yarazi ikintu mama wanjye yazize na rimwe ndakivuga, ariko yakibwiye abantu benshi. Ababizi abatabizi. Yagiye anyurira inshuro nyinshi abwira uyu mubebe hano bita Lorene ngo nguwo ni umugore mani yarabyaye. Nicyo ni ikigoryi ngo kibagiwe nyina afungiwe muri gereza. Yewe nje hano kubera point nk'ebyiri zivuzweho, ndagira ngo mbigire kiye wenda ataza no kugira umuntu uzabyumva nabi. Yego. Ibyo yavuze ndashaka yukoreshwe n'umujinya ko nge nabibonye kwa muze yabinyoreje Kazungu ka boss bivuye ngo kwa Irene. Yego. Ibyo yavuze ngo na mapina ashaje wenda ntabwo ndi bitindeho biroroshye, ariko ikintu cyo kumbeshyira ngo naramubwiye ngo niwe yafungishije mama wawe, so ndagira ngo icyo kintu tukivugeho ntabwo bigeze biba. Twashize sasa ngiye nabagaye. Uri kumva nabagaye cyane, kuko uramutse ukurikije ngewe ndebye nk'umuntu cyangwa se nkabikora nk'umuntu, ntabwo ano magambo ari ngombwa ko yashyira mu bantu. Ese couple zose niziramuka zitandukanye bakajya gushyirana hanze hariya, uko hari ibintu bavuzemo numva ari previous ngo twakoraga ibintu ngo twakoraga ibintu ngo vlogs akaba ari ngewe upesa. Why none atarapesaga? Icyambere umuntu wari ufite platform ni umuntu bita Regis niwe mustar, sibyo? Uriya yabaga ari kumusapotinga yuko bari gukundana nka couple. Yegwenda nubwo inbox inside nyine inbox bajyaga bagira gutya ugasanga harahiye n'iki, ariko ibyo ngibyo ni ibyabo. Uri kumva barakundanaga kandi batwerekaga yuko bakundana, nacyo kintu cyatumaga tubasubscribing tunabakurikirana. Sasa rero kujya gufata amakuru y'ibintu byaberaga inbox ukaza kuyashyira kuri public, byaraberaga muri private mu bwihisho nta muntu umwe mwabyerekaga, it's not good kabisa, ntago ari fresh. Ubundi hari umuntu nakunze cyane bita Nyambo Jessica. Uri kumva Nyambo ni ukuri kw'Imana, Imana ikomeze igina guhereza umugisha. Uri umwana mwiza kuko wafashije Asifiwe nk'umukobwa mugenzi wawe, none unakomeza kumufasha nyuma yaho. Uri kumva? So rero Regis Asifiwe si uwo mu Busanza, ni uwo mu Busanza abantu batamuzi, ni uwo mu Busanza, ariko ndahamya neza yuko ahageze kano kanya Regis afitemo akaboko. Nuko hostingamo akabonamo amafaranga. Iyo ataza kuba afitira platform ntabwo yari guhostinga ngo bifate. Uza abakobwa bari hanze anga bahostinga ntibifate, ariko uba ufite ahantu uza kwa M Irene ukibaraguza. Uza abakobwa babuze kuza kwibaraguza kwa M Irene. Buriya reka mubwize ukuri, abakobwa ahantu bava bakagera bagira akantu ko kwibagirwa buriya muri bo, kwibagirwa umuntu wabafashije. Uraza wandagaza umuntu wagufashije, umuntu agukuye aho wari uri agushyize ku yindi level. Ufite channel bro, ufite channel ifite abasubscriber 50,000. Uzi 50,000 abantu 50,000. Stade Amahoro urayizi ijyamo abantu 50,000. Ubwo wikaraga gutyo mu biki, umuntu aguhaye platform utangiye kumwandagaza ngo ntago yagupeserezaga bill, kandi waraba ufite amafaranga koko yo kuyipesa. Wari uri gukora umuntu ubundi banisi abura hari abantu badashima. Ikintu nabwira Regis ni kimwe. Regis genda wicare utuze, n'ubundi uriya mukobwa aragusebya pe. Uriya we yagusebeje ashaka kugushyira icyasha ku izina ryawe. Ngewe sinitaye kuvuga ngo Regis uri mukuri cyangwa nuri mukuri. Ngewe icyo nitaye nuko wamufashije waramuhepinze twarabibonye.
nkubwirije ukuri ku izina ry'Imana. Nigeze gupostinga mu minsi ishize, na postingaga amavideo y'abantu kuri TikTok. Na postinze video yawe muri gusoma. Ari papa bebe yarabaye papa bebe, papa bebe yarabaye papa bebe. Ariko bidaciye kabiri. Benda so wamubonye, uzi Benda ibintu bombi na Shakira uzi ukuntu bafashanyaga. Benda na Shakira barafashanya birenze uko bitekereza, uri kumva? Ariko se bo bashwana wigeze ubona baza imbere ya kamera? Erega mwanajya inyuma ya kamera n'ubundi mukabikemura, kuko ibyo byose byaberaga inyuma ya kamera. Usibye ko abakobwa ari nashima, ntabwo yabura ikintu yaba yaragufashije. Kandi nanone mwarakoraga, niba ugeze ku rwego rw'uko ushobora gukorera amafaranga 1.5 miliyoni ku kwezi, man, akaza mu biganza byawe gutya, ukabagize umugisha wo kuba wakoreye ayo mafaranga. Ibyo si ibintu wagakwiriye gushimira umuntu, ukavuga ati uyu muntu afite aho yamvanye, afite aho angejeje. Man, twige gushima. Twige gushima abantu badufashije, twige gushima abantu bagize ikintu bakora mu buzima bwacu, bizadufasha gutera imbere no guteza imbere imitima yacu no kugira naho tugera, kandi hisumbuye ko twari tugeze. Nk'ubu ngubu iyo uramutse ufashe gutyo ugasaba imbabazi uriya mugabo uri guharabika ku izina ry'Imana, abantu babona yuko ufite IQ imeze fresh. So rero ikintu nabwira aba bantu, mureke gushwana nta kintu na kimwe byungura, uretse nyine kuzana aya macakubiri nyine muri mwe.